usabwa amafaranga angahe kugira ngo ubike ino kategori idasanzwe urwego F. Kugira ngo utware imashini ugomba kuba ufite kategori ya F. Kategori F ni inyeziga byose twita ko ari imashini z'ubuhinzi, ariko ngo inyeziga idasanzwe bidasangwa mu rwego rwa F bibazigwa mu rwego rwa B. Ikindi, amafaranga usabwa kugira ngo ubone ino kategori nangahe. Reka dukore budget kugira ngo abike ku ikofe cyangwa se ashyire munsi y'umusego uza amafaranga usaba ku kategori. Icyambere ino kategori iroroha cyane, ntago ihenda. Ikindi, nta nubwo irya n'umwanya munini. Rwose yifuza iyi kategori n'ama nakugira kugira ngo saving provisoire yawe, cyane ko provisoire isigaye irangira buri myaka 2 birangiye direct yose. Kuva utsinze provisoire ukitsindira ako kanya itangira kubara umwaka wa mbere. Iyo umwaka ushize wongeraho wa kabiri, iyo irangiye 2 uhita usubira mu ishuri kigamatiye kumanda ubarayibagiwe. Twigendere kuri budget ya kategori ya F. Kategori F kuyitsindira cyangwa se kugira ngo uyibike ku ikofi yawe usabwa amafaranga angahe. Nk'ibisanzwe ugomba kufite uruhushya rw'agateganyo provisoire. Provisoire rero bayigira nibura cyangwa se provisoire wemerewe kuyiga hagati y'icyumweru kimwe cyangwa se 2 cyangwa 3 cyangwa se ukwezi bitewe nuko ufata. Ariko provisoire kuyiga neza wishyura amafaranga 50,000 byose bakayabirimo, harimo kwidekarara kuyihabwa, harimo kwandikisha kuri polisi ukajya gukora n'ikizamini. 50 byose provisoire ubwo niyo usabwa. Provisoire tuvuye tugiye guhita dufatana no kwiga iyi mashini. Iyi mashini yigwa iminsi 7, yishyurwa amafaranga 120 niyo wishyura nibura mu gihe cy'iminsi 7. Wishyurije 20 akaba arimo no gukora n'ikizamini byose mu minsi 7 gusa. Ubwo urafata 50 ya provisoire ufate n'120 byo kwiga imashini, ubwo bise biba 170 ya. Hanyuma rero tugiye kureba ikindi kintu cyongera kwa mafaranga ni 10,000 byo kugira ngo wandikishe gukora ikizamini cya kategori ya F, kwa kundi usaba kode kuri polisi 10,000. Ubwo rero tubara 180 kugira ngo wegukane kategori yawe ya F. Ikindi ugomba kumenya kuri kategori ya F, kategori F imyaka fatizo ku nzego z'ibinyabiziga kategori ya F ni imyaka 20. Udafite 20 kuzamura ntabwo wakandikisha gukora kategori ya F ngo bikundi. Ikindi ugomba kumenya kuri kategori ya F, ibinyabiziga bidasanzwe cyangwa se imashini zose ntabwo ari kategori ya F, hari imashini zisabwa kategori ya B. Ikindi, 180 tubaze, reka twongereho 50 kugira ngo udekarare perime mu gihe wayitsindiye. Ego nawe kugira ngo nyine bijirangire neza. Ubwo urafata 180 uteranyo 50, ubwo arahita aba 230. 230 nibyo usabwa kugira ngo wegukane kategori yawe ya F. Tubaze byose guhera kuri provisoire kugera kuri perime yawe ya F, byose nabishyizemo. Abantu bari bambaje nizere ko basubijwe. Ikindi ugomba kumenya kuri kategori ya F wenda hano kidasanzwe nuko kategori ya F mu gihe cyose uyifite ugomba kuba wubashywe cyangwa se ukomeye mu bantu bafite kategori. Ko kategori ya F urumva uzatwara imashini zidasanzwe, imashini z'ubuhinzi, uzasaba akazi mu mashinwa cyangwa se n'ahandi. Ndumva ari byo navuga kuri kategori ya F. Ikindi, Action College yigisha neza izi mashini.